best producer of the year in Africa bamwita Element L all the way from Rwanda. Nuko nguko umuntu wa muhostinze cyangwa se wamwakire kuri stage yavuze maze Element nawe mu byiyumviro byinshi bivanze n'ibyishimo aravuga ati ndashimira u Rwanda, ndashimira ababyeyi banjye, ndashimira buri muntu wese wamfashije muri kariyeri yanjye kugira ngo this time mbe ngaragara ngaha nk'umuproducer w'umwaka wa 2025 bamwita Element L niwe waje gutwara icyo gihembo dore yuko yarahanganye n'abandi n'amapipo kome ministeri nk'ibisanzwe mbagenda bageze ibintu biri trend kandi ikintu kiri kuvuga muri Afrika ni ibihembo bya Afrima Award 2025 byaraye bibaye cyangwa se byabaye mu minsi mike yashize birari ya Lagos Nigeria dore ko ibyamamare bitandukanye muri Afrika mu ngeri zose byari byabyitabiriye haba mu muziki haba aba producer haba aba videos vixen ndetse n'aba director mu ngeri zose zitandukanye kuba araho uhuriye na music nimba utagaragaye muri Lagos Nigeria menya yuko ngo music yawe n'ahantu ira. So guys, impamvu ronje kwambagira kuri ibi bihembo bya Afrima Award 2025 nuko u Rwanda rwaraye ruhagarariwe cyangwa se idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ryaje kuba rigaragara cyane dore yuko producer w'umwaka best producer of the year in Africa bamwita Element L all the way from Rwanda. Nuko nguko umuntu wa muhostinze cyangwa se wamwakire kuri stage yavuze maze Element nawe mu byiyumviro byinshi bivanze n'ibyishimo aravuga ati ndashimira u Rwanda, ndashimira ababyeyi banjye, ndashimira buri muntu wese wamfashije muri kariyeri yanjye kugira ngo this time mbe ngaragara ngaha nk'umuproducer w'umwaka wa 2025 bamwita Element L niwe waje gutwara icyo gihembo dore yuko yarahanganye n'abandi baproducer bakomeye cyane muri Afrika murabazi abaproducer ba Nigeria, abaproducer ba South Africa, abaproducer bo muri za Zimbabwe, abaproducer bo muri za Senegal abo bose bita Element L yagiye abashyira ku ruhande dore yuko ari namwe mu baproducer bagiye bakora indirimbo nyinshi bagiye bakora amahita akomeye cyane muri Afrika mu mahita bagiye bakora ku buryo butakikaga yuko wo bita Element L aza kuba abahigika. So usibye kuba kandi Element L yatwaye kino gihembo cyangwa se cy'umuproducer wa mbere muri Afrika, Element L yaje kuba anakora performance agaragaza yuko usibye no kuba ari umuproducer ari n'umuhanzi mwiza dore ko yaje kuba aririmba indirimbo ye nayinde bayita Tombe. Ni indirimbo rero bigaragara ko nayo yaje kuba imufasha kugira ngo abashe kuba yatwara kino gihembo dore yuko ubu ngubu imaze amezi 9 isohotse ku rubuga rwa YouTube ndetse n'izindi mbuga agenda acururizaho imiziki ariko ku rubuga rwa YouTube imaze kuba irebwa na miliyoni zisaga 13 ndetse n'ibihumbi birengaho bikenya bigaragara yuko ari indirimbo yakunzwe cyane. So ushobora kwibaza tundi Element L ni iki kintu bamugendewe bamutora mwibutsa yuko mu mwaka wa 2024 utagira mwenda n'ubwa mbere wo bita Element L yarabashije kuba yakwitabira cyangwa se yakora cyangwa se yabona mu bintu bya producer cyangwa se mu gutunganya imiziki nkaho ari ubwa mbere yigeze no kuba nicyo bita ngo ni submitting muri Grammy Award dore ko indirimbo ye Mirere murayizi ni imwe mu ndirimbo yaje kuba akora aza kuba amashusho yayafatira mu gihugu cya Tanzania. Rero nyuma yo gutwara ibihembo byinshi bya best producer of the year byo mu Rwanda dore ko atwaye za Kiss Summer Award aza gutwara za Isango na Musika aza gutwara za The Choice ndetse ibihembo byinshi byo mu Rwanda byo mu producer wa mbere yarabitwaye kandi ibyo byose yabikoze akiri mutonya dore yuko yatangiye ari umuhanzi akabaza ibikora ariko yibereye iwabo mu rugo yumva aza umuhanzi ukomeye muri Afrika ndetse no mu isi muri rusange ariko akaza kubura umuntu umusapotinga aza kwifatira icyemezo cyo kujya gukora imiziki dore yuko n'ubundi yasanzwe acura ibituntu tw'utubite dutonya maze akigera mu mujyi wa Kigali ubwo ndavuga yaturutse iwabo ikarongi arangije aza kwinjira Kejeri aza kuba yaterwa n'umugabo mwite Nop G aza kuba amushyira muri Country Record nk'imwe muri studio yari irimo igezweho cyane Kigali maze wabita Element L aza kuba ahatangira ahakorera imiziki ye ariko nta muntu umwe umuzi. So ariko amateka yaragiye guhinduka uko yahuraga n'uwo bita Bruce Melody maze bakaza gukora indirimbo yimwe yonyine bayita Hands Up umwe mu ndirimbo zahise zifungura amarembo y'umuproducer bita Element L maze iyo ndirimbo yarakunzwe cyane dore yuko iyo ndirimbo kugira ngo mvuke ukuntu yakunzwe iyo ndirimbo yagize 1M views kuri
kuri YouTube ariko itagira icyo itafite video, dore ko bari bayisohoye ari audio gusa, maze kubera uburyo imaze gukundwa babona bataza kuba bayikorera video. So iyo ndirimbo rero Hands Up zafunguye amarembo y'umuproducer bita Element L, maze aza kuba akorana n'izindi ndirimbo nyinshi n'uwo bita Bruce Melody. Usibye kuba kandi Bruce Melody barakoranye, yagiye akorana n'abandi bahanzi bakomeye cyane muri Afrika. Nubwo rero umuproducer mwiza cyane wari ugezweho icyo gihe, ndetse akajya abifatanya no kuririmba ariko indirimbo akazandika ndetse akazicuranga, akaza kuba azigurisha ku bandi bahanzi. Uwo bita Element L yaje gufata umwanzuro, aravuga ati ntago azajya akora indirimbo narangiza ngo azitange, ahubwo ahita afata decision yo gukora indirimbo, ahita atangira kuzireleasinga. Indirimbo yahereyeho cyangwa se introducing song for the first time arasohoye bayita Kashe. Ni indirimbo kugira ngo mvu uburyo yakunzwe, ni indirimbo yasohoye idafite video ariko ifite ni video lyrics yari yasohoye, maze iza kuba irebwa na miliyoni zirenga 3. Mubwo ndi kuvuga nimvuga ngo miliyoni 3 ni muri icyo gihe ngo harashize amezi make, ariko ubu ngubu zamaze kurenga, zamaze kuba nyinshi cyane ubu ngubu. Usibye kuba kandi yarakoze iyo ndirimbo nka Kashe, nk'imwe mu ndirimbo zaje kuba mu muziki nk'umuhanzi ku giti cye, yahise akora n'izindi ndirimbo nyinshi, ariko ntabwo nakwibagirwa indirimbo imaze kurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, na yindi bayita Food Twadrego, ari indirimbo yahuriyemo bita Bruce Melody, izaguramo no bita Ruskana ndetse na Element L, ari nawe wazi kuba ayikora. Ubu tuvugana iyo ndirimbo imaze imyaka 2, imaze kuba irebwa na miliyoni 29. That's good. Miliyoni 29 mu myaka 2 yonyine, bayita Food Twa. Indirimbo iri kuri YouTube channel yo bita Element L. Nimwe rero mu ndirimbo nazo zagiye zimenyekanisha, zituma abantu benshi bamukunda, zituma abantu benshi batangiye kuvuga ati burya wa musore usibye kuba ari umuproducer mwiza ni n'umuhanzi. Yaje kuba kandi akora izindi ndirimbo bayita indirimbo bita Milele. Milele ni indirimbo nababwiraga, ni indirimbo nayo yaje kuba ikundwa n'abantu benshi, kandi yaje gukora indirimbo yatumye aba umuproducer w'umwaka bayita Tombe. Tombe amezi 9 miliyoni 13 ku rubuga rwa YouTube, bamwita Mugisha Freddy. Niwe mu producer w'umwaka waje kuba atwara ibihembo bya Afrima Award nk'umuproducer w'umwaka. Usibye kuba kandi bita Element L ari waze kuba atwara iki gihembo cy'umuproducer w'umwaka, hari n'abandi bahanzi ndetse n'ibindi byamane byagiye bitwara ibihembo, bamwita Juma Jokes Mnamusi all the way from TZ cyangwa se Tanzania, yaje kuba atwara igihembo cy'umuhanzi wa mbere w'umugabo guturuka muri Afrika y'Iburasirazuba. Bamwita Rema kandi yaje kuba atwara igihembo cy'umugabo w'umuhanzi mwiza guturuka muri Afrika y'Iburengerazuba. Sibye kuba kandi wo bita Rema yaje kuba anatwara n'igihembo umuhanzi mwiza muri Afrika nk'umugabo. Usibye kuba kandi wo Rema bamwita ndetse n'abandi bahanzi bakomeye bagiye bitwara